Iki kiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi mwigiramo byinshi by'ubuzima. Tubahaye ikaze, tubashimiye uburyo mukomeza kwifatanya natwe mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi rero hari ikindi kiganiro twabateguriye nacyo ku ndwara yibasira abantu bamaze gukura basheshe akanguhe bita maladie degenerative du cerveau, aho ubwonko bumaze gucika intege, bugenda gahoro, burwaye, ndetse ugasanga ku muntu umaze gukura imirimo ya buri munsi imubereye ikibazo. Noneho no kubana no muri sosiyete ugasanga nabwo ni ikibazo. Iyo ndwara rero bayita Alzheimer, ikaba ari imwe mu ndwara twifuje yuko mumenya. Muri kino kiganiro rero uraza kwiyumvira ibyayo, uko ifata umuntu, abo kwinda gufata nabahe, uburyo ki umuntu yabana nayo, inama umuntu agirwa, ni byinshi tuza kugarukaho. Tukaba tugusaba gukora subscribe abatari bayikora, like na share. Noneho n'abantu bashyashya kuri runo rubuga tubasabye gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza nyine kubana mu biganiro byacu. Tutagutindiye rero, Alzheimer ni indwara degenerative du cerveau, ni ukuvuga yibasira ubwonko bw'umuntu umaze gukura, noneho ugasanga afite ibibazo mu buzima bwe bwa buri munsi, mu bintu wowe ukora umunota umwe nta ubajije, nta kigukomereye kirimo. Umuntu ufite ikibazo cya Alzheimer we bimubera urusobe, akabifataho umwanya munini, noneho hakaba n'igihe bimunanira burundu, agakenera inkunga z'abandi, agakenera ubufasha bw'abandi mu mirimo yari asanzwe yibashiriza yikorera mu buzima bwa buri munsi. Iyo ndwara yashyizwe ahagaragara n'umuntu witwa Alois Alzheimer, nyine nk'uko ino ndwara nayo bayimwitiriye yitwa Alzheimer. Uyu muntu akaba ari Umudage, n'ubusanzwe yari umupsychiatre, afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho aza gusanga hari poroteyine z'amoko abiri ku bantu bakuru, zigenda zikaba nyinshi mu mutwe w'umuntu mu gice cy'ubwonko bita hippocampe. Icyo gice kikaba kirimo za nerone. Nerone ni twa dutsi dutoya tujyana amakuru. Noneho rero ugasanga icyo gice cyitwa hippocampe cyuzuyemo izo poroteyine zagiye zikaba nyinshi. Izo poroteyine ni ebyiri, hari iyo bita beta amyloid, hakaba n'iyo bita tau. Iyo rero poroteyine bita beta amyloid iragenda igatuma habaho ikintu nakwita plaque, kikaza kigapfundikira za nerone ntizikore neza. Noneho iyi poroteyine bita tau yo iraza igakora ibintu bimeze nk'uruhererekane rw'amaserire, bikamera nk'umugozi cyangwa se nk'urusinga, ari nayo mpamvu babyita neurofibrillare. Bigatuma rero za nerone ahubwo zo zipfa, noneho ntizikore akazi kazo. Kandi nerone nizo zitanga amakuru, nizo zibika, nizo ziyobora, nizo zitanga amategeko ngo ibintu bigende neza mu mubiri w'umuntu. Noneho ugasanga ibintu byarivanze ku muntu, ubuzima bwe buragenda gahoro, icyo yashatse gukora ntamenye aho agiye. Burya ubwonko bw'umuntu bumeze nka computer ibitsemo amakuru runaka. Noneho wakenera n'ikintu uba ugomba kuba warabyize, ugakora commande ijyanye n'igikorwa ushaka gukora. Niba ari ijambo wanditse wifuza kuricaho umurongo, hari commande uba ugomba gukora, ugacaho umurongo, ukabona birakunditse kuko nyine biba biri muri computer. N'umutwe w'umuntu ni uko ukoze. Hari amakuru
aba arimo. Iyo byangiritse rero umuntu yifuza gukora ikintu noneho ntamenye aho ahera, ntamenye uko agikora. Ikintu wowe ukora mu munota umwe, ikintu wowe ukora utabajije, utanatekereze, bitagufasheho eforo nyine cyane, umuntu wa Alzheimer kubera ko hari nerone ziba zarangiritse, uba usanga ibintu bimwe na bimwe atabasha kubikora. Ibi tuvuge ugasanga wenda ntabwo abashije kugenda, ntabwo abashije kwitekera kandi yari asanzwe ateka, cyangwa se hari ibintu akora bicuritse ukaba wabyibazaho, ariko nyine ni ukubera buriya burwayi hari ibice by'umubiri we, kiriya gice cya hipokampe kiba kirimo nerone, ugasanga nerone zarangiritse ntabwo zibashije gukora akazi kazo kubera ko hari amakuru aba yaratakaye. Ukuntu bigenda rero urumva hari icyo gice cya hipokampe kiba kirimo nerone, noneho hazamo ziriya poroteyine nyinshi arizo poroteyine beta amiloyide na to, zikaba nyinshi mu mubiri w'umuntu, ziragenda zigakora za plaque, zigakora izo nerofibrilere, noneho bikaba byinshi, bikagenda bikangiza ubwonko bw'umuntu, ubwonko bukagabanuka. Burya ingano y'ubwonko ubwayo burangirika, bukagabanuka, noneho ahantu biba bishyira rero ni uko ibikorwa umuntu yari asanzwe yikorera abikora bicuritse cyangwa ntanabikore kubera ko ntabyo aba akibashije. Mu bushakashatsi rero bwakozwe basanze ino ndwara yibasira cyane cyane abagore, ariko nyine n'abagabo barayirwaye, gusa hari umubare munini w'abagore nibo bayirwaye. Hari ibimenyetso rero by'ino ndwara dushaka kukugezaho. Ibimenyetso ni ibihe? Ikimenyetso cya mbere ni uko usanga ubwonko nyine bw'umuntu bwarangiritse, butagikora neza, umuntu ntabashe kubika amakuru, ntanabashe no kwikorera imirimo asanzwe yikorera. Ikindi cyangirika ni ubushobozi bwo kuvuga, langaje, amagambo yari asanzwe akoresha kugira ngo avuge ibintu runaka, ugasanga arayabuze, ugasanga arashakisha amagambo mwaganira ukumva hari ijambo abuze. Mu ntangiriro nyine ni uko bitangira umuntu ashakisha amagambo, ariko ni indwara igenda ikura, nayo ni indwara ikura, ishobora gutangira umuntu nta n'ibimenyetso bigaragara afite, ariko uko igenda ikura ino ndwara ibimenyetso bikagenda byigaragaza. Langaje rero nayo ni ikintu usanga cyangirika, umuntu yari azi kuvuga igifaransa neza, akurikiranya amagambo neza, ariko ugasanga cyaragiye. Icyongereza ni uko, ndetse n'ururimi rwe ugasanga hari amagambo atakizi kuvuga, cyangwa akayavuga hagashira akanya kugira ngo ijambo rize. Ikindi rero ni imitekerereze ye, rezonoma ye mu bitekerezo bye, ugasanga ntabwo umuntu agitekereza neza ngo atekereze ibintu biri logike nk'uko byari bisanzwe, ndetse akaba yavuga n'ibintu mwaba mutazi ko arwaye, nyine mukaba mwanaseka, ariko ntabwo ari byiza guseka umuntu urwaye kubera ni ikibazo nyine aba yaragize cy'ubwonko. Ikindi ni uko abura ubushobozi bwo kwiga ikintu runaka cyangwa kubika amakuru mashyashya, ibyo byo ntabwo aba akibishoboye. Ikindi ni uko ahinduka muri imeri ye, arahinduka bya hato na hato. Mushobora kuba muganira neza ubona nta kibazo, ariko ukajya ukabona ararakaye, avuze nabi, afite agresivite ku buryo budasanzwe. Ariko uno muntu nanone ashobora kuba afite refori. Efori ni kwa kundi nanone umuntu ashobora kuba afite ibyishimo bidashobora
gusobanurwa, atazi n'impamvu zayo, ukajya kubona ukabona arasetse arakumbagaye rwose nta mpamvu, muvuza ibintu bisanzwe nyamara we ukabona arasetse agejeje hehe. Ikindi nanone agira ikibazo muri concentration, ntabwo abasha gutuza ngo akore ikintu runaka niba bikenewe. Ni umuntu wenda wari usanzwe akora akazi runaka ariko usanga kamunaniye nyine kuko ntabwo aba afite bwa bushobozi bwo kwikonsantara ngo akore akazi atekereze ku kintu runaka. Ikindi nanone nta coordination afite mu bikorwa byose runaka, tugomba kugira coordination, niba ari uguteka, niba ari imirimo yose burya dukora, niyo yaba ari gusukura mu nzu, hari ukuntu tuyihuza, hari ukuntu tuyitegura, ukavuga uti ndatangira ku iki ngiki ndarangiza ku iki ngiki, ukabona ibintu byose bigenze neza. Ariko nyine uba usanga atakibasha guhuza imirimo runaka cyangwa guhuza ibikorwa runaka. Iki nanone ni uko usanga atakaje intere yari afite mu bintu runaka, ugasanga niba wari umuntu uzi kuganira, ugasanga ntabyo agikunda. Yari umuntu ushimishwa no kureba filime, ugasanga nta kintu kikimushimisha, ibintu byose yakundaga byaratakaye. Ni umuntu wakundaga kureba umupira se, ariko ugasanga umupira ntabwo ukimushimisha. Uno muntu ashobora kugira n'ikimenyetso cya depression, ugasanga afite agahinda gakabije kadafite n'impamvu yako. Umuntu nanone urwaye indwara ya Alzheimer ashobora kugira trouble du comportement, ukabona nyine arakora ibintu bidasanzwe mu bandi kandi akabikora nta soni, kuko ubwonko bwe nyine ntabwo buba bukimukontorora, ntabwo buba bukimubwira ibintu bizima. Trouble du comportement nanone ushobora gusanga nk'umuntu, hari amategeko burya twebwe twatojwe, ababyeyi baba baradutoje by'umuco mwiza wa discipline, amategeko yo kuba muri sosiyete, hari ibigenda rero bigatakara. Tuvuga nk'urugero rutoya, umuntu turabizi neza ko ubu umuntu aba agomba kugira isuku, yajya no mu bwiherero ugasanga aritwararika kugira ngo atagira ikibazo atera muri sosiyete cyangwa mu bandi ngo abatere ikibazo. Ariko umuntu ufite uburwayi bwa Alzheimer ashobora kugaragaza ikimenyetso y'uko ibyo ngibyo atakibishoboye, atakibaha agaciro. Tuvuge akagenda, yari umuntu usanzwe ufite isuku n'iki, ariko ibyo bikagenda bitakara, ugasanga ukagenda ubibona ibimenyetso, ukagenda ubimenya. Abantu babana rero biba bisabwa yuko bitegereza bakamureba nyine uko yaba yitwaye, noneho igihe babona nyine harimo ikibazo bakaba bamugira inama yo kujya kwa muganga cyangwa nawe akajya kwa muganga. Abantu nanone barwaye ino ndwara ya Alzheimer bagira ibintu bya hallucination, bikaba bivuga yuko ashobora kwicara ugasanga arimo kwivugisha, wenda nk'urugero akavugana n'umuntu udahari, nyamara we aba afite ukuntu ari mu kumureba, ariko nyine kubera ya ndwara ugasanga yasetse cyane, arimo aravuga inkuru agasubiza akagira gute, kuko ashobora no kumva amajwi, ashobora kureba ibintu bitariho ariko ashobora no kumva amajwi atariho. Noneho ugasanga arimo kuganira yasetse yakumbagaye, cyangwa akanakora n'amajeste nk'umuntu urimo kuganira n'uwundi, nk'uko natwe tubigenza iyo turimo kuganira n'umuntu bisanzwe. Ikindi rero ni uko bano bantu barwaye indwara ya Alzheimer, ikindi kimenyetso gikunda kugaragaza ni uko bakunda kugendagenda nta mpamvu, ugasanga afashe urugendo aragiye nta mpamvu,
imujyanye, akavuga ngo agiye ahantu runaka, ariko ugasanga ni ba bandi nyine birirwa batanga amatangazo ngo kanaka, ngo twabuze ngo umubyeyi, ngo twabuze umuntu runaka, hakaba n'igihe abura burundu cyangwa hakagira ibindi bibazo nk'imodoka ikaba yamugonga kubera ibintu byinshi biba bitagikora neza mu mutwe we, ariko aba yumva we akeneye kugenda. Icyo ni ikimenyetso nacyo gikomeye ku muntu urwaye indwara ya Alzheimer. Noneho rero bisaba yuko umuntu urwaye indwara ya Alzheimer abonana na muganga nk'abamurwaje, n'iyo atajyayo wenyine bakavugana na muganga akabagira inama. Iyo rero kino kibazo kitavuwe usanga gikomereye umuntu rwose, ugasanga birananiranye yuko aba muri sosiyete, ugasanga abandi baramwinuba wenda kubera nyine bya bimenyetso nagiye nkubwira ashobora kugaragaza. Ikindi kintu cy'ingenzi rero ni uko muri kuno gutakaza ubushobozi bwo kwibuka, cyane cyane umuntu atakaza ubushobozi bwo kwibuka ibintu by'ako kanya. Ushobora gusanga nk'umuntu yibuka ibintu bya kera akiri umwana, ibintu bya kera yabayeho akiri mu myaka yo hasi, ariko nyamara ibintu by'ako kanya ugasanga ntabyo yibuka. Tuvuge nk'urugero, murimo muraganira, akubwiye ibintu noneho hagashira akanya akongera akabisubiramo, kandi akabisubiramo neza nk'uko bya bindi yabivuze, nk'uko ari ubwa mbere abikubwiye, hagashira kandi nanone akongera akabivuga. Icyo gihe rero bishobora kubera ikimenyetso y'uko umuntu muri mu kuganira afite ikibazo. Ibintu by'ako kanya ntabwo aba akibashije kubika amakuru y'ako kanya. Ikibazo rero cy'ino ndwara ni uko kugeza ino saha nta muti wari wagaragara, nta n'urukingo. Ababyeyi barayihererekanya n'abana babo. Hari inama rero zishobora gufasha ku bantu barwaye ino ndwara cyangwa se bayirwaje. Tuzajya tubisubiramo, mu buzima bw'umuntu ni ngombwa ko umuntu akora siporo ijyanye n'ubushobozi bw'umuntu. Umuntu niba arwaye ntabwo abasha gukora za siporo zikomeye, ariko hari udusiporo dusanzwe ashobora gukora, akarambura amaguru, agakoresha imitsi ye kugira ngo itazahimirana. Ni ngombwa rero gukora akitivite fizike cyangwa se imirimo runaka. Ntabwo wavuga ngo njye mfite umukecuru wari urwaye cyangwa se umusaza urwaye ngo ndamukorera ibintu byose guhera A a Z. Oya, ni ngombwa ko habaho stimulation, ukagerageza kumufasha nyine ko yifasha nawe agakora utuntu runaka, kuko iyo nyine ubwonko bwacu iyo tutabukoresha bya bintu, ntabwo wajya wumva abantu bavuga ngo kera bari bazi kudoda ngo ntabyo bakizi, ngo kera bari bazi gutwara imodoka kubera ntabyo bakizi. Iyo nyine ibintu runaka ubwonko bw'umuntu utabubwibutsa nabyo buragenda bukabyibagirwa cyangwa ntibubikoreshe nyine. Ni ngombwa rero yuko umuntu abasha gukoresha ubwonko akiyibutsa ibintu bimwe na bimwe bituma nyine ubwonko budasinzira. Ni nk'umuntu wari uzi kubyina, ni nk'umuntu wari uzi, ashobora kujya mu tuntu dutandukanye dutuma ubwonko bwe bukora. Ikindi ni bricolage, turiya dukorwa dutoya nk'abantu bafuma, abantu bazi kuboha, babigerageza nabyo bikabafasha. Gukora mu turima tw'igikoni, uturimo nyine two gutora ibishyimbo, guhata ibirayi, ni byiza iriya mirimo yose, kandi umuntu akirinda iyo bishoboka bya bintu biza nk'umustresa, za shoke repete,
burya nabyo byangiza ubwonko bw'umuntu. Kwirinda les produits toxiques birimo za drogue, imiti batakwandikiye, ibintu byose bishobora kwangiza ubwonko bw'umuntu, ugakurikiza nyine amategeko yo kwa muganga. Umuntu urwaye indwara ya Alzheimer asabwa kuryama bihagije nyine ubwonko bukaruhuka. Kandi ni ngombwa yuko umuntu aguma muri sosiyete, niba afite inshuti bakabonana, akagerageza kuguma nyine muri ya kadire y'abantu n'ubundi babana, bakaganira, ntibamushyire ku ruhande, mbega ntibamuhe akato, akaguma muri sosiyete. Ibi biramufasha rero kumva agifite agaciro, kandi iyo baganira hari amakuru ahumvira, bikaba byatuma ubwonko bwe nyine budasinzira, akumva ko hari ikintu gishyashya yumvishe. Ikindi nanone ni ukwita ku mibereho, ku mirire ye, akarya ibiryo nyine bisanzwe biri ekiribure, bya biryo birimo poroteyine, vitamine n'ibyubaka umubiri, ibirinda umubiri, ibirinda indwara, ibyo byose abantu barabizi bakabyitaho, imbuto, imboga, byose bifasha umuntu. Ikindi nanone ni guhozaho bakareba akitivite intellectuelle, gusoma, abantu bagakomeza bagasoma, abantu bagakomeza bakiga ibintu bishyashya. Ubu ngubu hari uburyo bwinshi buhari bw'umuntu ashobora kwigiraho ibintu bishyashya. Hari abantu bigira ibintu bishyashya kuri interinete bakabibyaza umusaruro, ubwonko nyine bugakomeza, umuntu agakomeza gukarishya ubwenge nubwo yaba ageze mu myaka y'izabukuru. Abamurwaje rero nabo hari icyo basabwa gukomeza bakamuganiriza, uno muntu akumva ko atari wenyine, kandi bakamufasha gukora twa turimo dutuma ingingo ze zitaremara, kandi atibagirwa amakuru yari azi. Ikindi nanone basabwa ni uko bagomba kumurebana, bakamureba nk'umuntu nyine ufite agaciro muri sosiyete, ntibamurebe nk'umuntu udafite agaciro. Ikindi ni uko uwo muntu muri sosiyete ni ukumukonsidera nyine nk'umuntu uriho, ntibumve yuko ari umuntu uri ku ruhande, bibagiwe. Oya, uno muntu arahari kandi akeneye ubufasha bwa buri wese. Hari ikindi rero bavuga ku muntu urwaye ino ndwara, ni byiza kwirinda, ndetse n'abazima iyo bishoboka kwirinda ikintu cyangiza umutima w'umuntu, kuko ukubiyemo ibintu byinshi by'ubuzima bw'umuntu. Iyo umuntu akoretse ku buryo rero atawangiza, ibintu biwushegesha rwose, burya bishegesha umutwe, bishegesha umuntu wese. Akaba aribyo bavuga ngo protéger le cœur car ce qui altère le cœur altère le cerveau. Ibintu byangiza umutima byangiza ubwonko. Iyo bishobotse rero umuntu yaporoteja umutima we, nubwo ibyinshi bitubaho aba atabigizemo uruhare. Murakoze rero, mugire amahoro. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri kino kiganiro, kandi niba hari ibindi bitekerezo ushobora kutugezaho wabiduha, bizadufasha gutegurira ibindi bibashimisha. Abarwaje n'abarwaye iyo ndwara tukaba tubahabwiye kwihangana, ndetse n'abandi barwayi b'izindi ndwara muri rusange. Njyewe waduteguriye kino kiganiro unakitugejejeho, nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayoba.